Hey guys, murakaza kuri Yuhir channel, muri kumwe na Dr. Tuyishime de Prince. Uno munsi ndagira tuganire kuri topic ivuga iti nizihe mpamvu zitandukanye zituma umugore bamubaga igihe ari kubyara. Bese impamvu zituma umugore akenera kubagwa kugira ngo abyare. Icyambere cyo tugomba kumva nuko hari impamvu nyinshi ishobora gutuma umugore bamubaga mu gihe ari kubyara. Gusa kugira ngo tubishyire mu ncamake, ubundi kubagwa ku mugore uri kubyara biterwa n'ibintu bibiri tuba dukonsidera cyangwa tuba tureba. Icyambere tuba tureba ubuzima bw'umugore uri kubyara. Umugore ubuzima bwe nibwo bwa mbere kurusha ibindi byose. Igihe cyose umugore ariho ashobora kongera kubyara, ashobora kongera kugerageza, ariko ari umwana wenyine umugore akagira ikibazo umva yuko biba bigoye. Gusa ubuzima bw'umugore buri gihe bw'umumama nibwo buza mbere, noneho nyuma yaho tukareba ubuzima bw'umwana atwite cyangwa abana atwite mu gihe ari benshi. Rero icyo tuba turi kureba cyambere nuko bese umugore ashobora kubyara neza mu bisanzwe. Ashobora kubyara neza, bese kubyara neza ubundi bisobanuye iki? Iyo byanze yuko abyara neza nibwo nyuma yaho option yo kubagwa iza cyangwa ikaba consider. Rero ibyo ni ibintu bibiri tuba tureba. Tuba tureba ku buzima bw'umugore umwana, tukareba mbese n'umugore yabyara neza bigashoboka cyangwa ntibishoboka. Mbese dushobora kurinda tujya mu kubagwa, kubera ko kubagwa habamo ibyago byinshi bishobora kuza bitandukanye, ndetse nyuma yaho byakwanga nyine tukaba aribwo dutekereza kuba umugore yabagwa. Rero kugira ngo tubishyire mu ncamake, kubera ko hari impamvu nyinshi zishobora gutuma umugore bisaba yuko abagwa kugira ngo abyare, turareba mbere na mbere impamvu twebwe hano iwacu zikunda kubaho zigaragara mu bantu benshi yuko ari izo mpamvu zatumye babagwa. Rero habaho impamvu twavuga muri ubwo buryo nyine, nkuko nayo bimaze kubyoroshya kubigusobanurira. Igihe cyose nyine muganga abona ubuzima bw'umubyeyi buri mu kaga, ashobora gufata option yo kubagwa kugira ngo umwana avemo hakiri kare, birangire nyine inda ivemo, mbese umwana ave mu nda, sibyo? Igihe cyose babona umwana ari kugirira ibibazo mu nda kandi ashobora kuvamo hanze akihumekesha, umuganga ashobora guhitamo kubaga umugore kugira ngo umwana tutaza gutuma, mbese tutaza kumuruzinga, tutaza kumubura kandi byari bishoboke yuko avamo ameze neza nta kibazo. Iyo niyo mbese base cyangwa fondation y'ibintu byose cyangwa impamvu zose zituma umugore ashobora kubagwa. Rero turamutse tuzigiyemo wenda nko muri detail kugira ngo turebe zimwe na zimwe nyine nkuko nabikubwiye zituma abagore hano iwacu bakunda kubagwa, turebe wenda kuzifite umubare munini. Hari igihe akenshi usanga umugore niba yarabazwe bwa mbere cyangwa amaze kubagwa inshuro ebyiri, eshatu cyangwa enye gutyo, niba agarutse kubyara birumvikana yuko aba agomba kubagwa. Impamvu ni ukubera ko handi yabazwe bwa mbere haba hari igisebe, haba hari inkovu. Iyo nkovu rero ntago iba yarigeze yongera gukomera nkuko hari mbere yuko abagwa. Urumva rero niba iyo nkovu ihari kuri handi nyababyeyi bamukase, biba bisobanuye yuko igihe cyose igise kirimo cyangwa kije umwana ari mu nda ashobora kugira gute
iyo nkovu ishobora gushwanyuka, mbese umugore akaba yatakaza amaraso menshi, bikarangira bivuyemo urupfu rw'umwana yari atwite, ndetse rimwe na rimwe n'umubyeyi akaba yahagirira ikibazo igihe adafashijwe byihutirwa. Rero iyo ni imwe mu mpamvu akenshi usanga mu mibare y'iwacu hano ari ibintu bikunze kubaho, kuvuga ati umugore nyine ukabona umugore yarabyakiriye yuko abyara bazwe. Ubundi umwana ashobora kugira nk'ikibazo igihe umubyeyi ari ku gise akaba umutima we utari gutera neza, kubera ko igise buriya niba kiri gukanda nyababyeyi, umubyeyi ari ku gise biba bisobanuye ko kiri gukanda n'umwana niba kiri kumukanda gishobora kumukanda ntabashe kubona umwuka uhagije, gishobora kumukanda ntabashe guhumeka neza nyine nk'uko yari ari guhumeka, umutima we ugatera nabi, biba bisignoringa cyangwa byerekana nyine yuko atameze neza mu nda, bishobora kuza gusaba yuko mumukuramo mukoresheje cesarienne. Impamvu nuko kugira ngo umugore abyare neza, ubundi nyine igise kigomba kuba gihari, umwana ari muri position imeze neza, bisobanuye yuko aba yacuramye, umutwe ari uza mbere, umwana hariya ku nkondo y'umura hagafunguka, hamara gufunguka hageze ku 10 neza, umugore yatangira kugira yumva ashaka gusunika, akazajya asunikana n'igise uko kije nacyo akagifasha, noneho umwana agasohoka akagera hanze. Urumva iyo kanari yose abagomba kunyuramo ni stress nyine abanyuramo. Izo stress hari igihe abana bamwe na bamwe baba batabasha kuzihendoringa cyangwa kubasha kuzicamo kugira ngo bavuke. Ibyo rero byerekanwa nuko umutima wabo ushobora kugira ikibazo nyine, ukabibona kuba ko haba hari icyuma kigaragaza uko umutima w'umwana uri gutera uruko igise kije, ndetse bitewe nuko umutima we uteye igise kije cyangwa nyuma yawo, umuganga ashobora gufata gahunda yuko umugore agomba kubagwa kugira ngo umwana tutaza kumubura. Indi mpamvu ikunda kubaho dukunze kubona nuko umugore nyine ashobora inkondo y'umura ishobora kwanga gufunguka bitewe n'impamvu zitandukanye, ndetse n'ibise byakwanga kugira gufungura nyine iyo nkondo y'umura, wenda yabyongerewe byanze, iyo umugore yongerewe ibise byanze neza yuko inkondo y'umura ifunguka, ubwo nyine bikarangira bisabye yuko umugore abagwa. Hari igihe umwana nawe mu nda aba ameze nabi bitewe nuko ari nkuko nabikubwiye, biba byiza nyine iyo umwana uri mu nda aba acuramye akazana umutwe mbere yuko mbere y'ibindi bice, ariko hari igihe aba yicaye, hari igihe abanzamo akaguru kamwe, akabanza akazana akaguru, wumva ntabwo yavuka ari akaguru kaje gusa kamwe. Ibyo ni ibintu bikwereka yuko byereka umuganga yuko umugore aza gukenerwa kubagwa kugira ngo umwana avemo ameze neza. Rero urumva habaho impamvu nyinshi zitandukanye, ariko nyine zose ziba zikubiye muri ya umbrella cyangwa cya gitekerezo cyuko bwa mbere dutekereza ubuzima bw'umugore, tugatekereza ubw'umwana, noneho tukagereranyamo aho mo hagati twavuga se kugira ngo dukize mbere na mbere ubuzima bw'umugore, ndetse tunafashe n'umwana uri mu nda kuba yavuka neza, hano haraza gukenerwa iki turamutse tugendeye kuri ya process nyine ya stress umwana aza gucamo kugira ngo avuke. Mbese navuka ameze gutya araza kubasha gucamo neza, kubicamo neza, mbese mama nta kibazo aza kugira. Noneho muri uko kugereranya hakavamo decision nyine yuko aza kubagwa cyangwa aza gukomeza ibise
agakomeza nyine labor cyangwa agakomeza kubyara nk'ibisanzwe. Rero ibyo nibyo nagira ngo tuganire muri make kuko hari byinshi, ariko niba ufite igitekerezo cyangwa ikibazo ushobora kuyishyira muri comment tugakomeza tukaganira nk'uko dusanzwe tuganira, noneho ubundi tukungurana ibitekerezo kuri iki kintu, kubera ko nk'uko tubizi cesarienne cyangwa kubyara ubazwe ni ibintu biri kugenda byiyongera mu mibare uko imyaka igiye. So rero mwari muri kumwe na Dr. Tuyishime de la Prince. See you next time.